Muraho neza ndabaramukije cyane bantu b'iwacu dusangiye umuco gakondo. Uyu muyoboro wacu witwa Kwanda TV niho uzajya ubasha gukurikiranira bimwe mu biranga umuco nyarwanda gakondo, amateka y'u Rwanda yahashize ndetse n'ay'ubu ngubu, imbyino gakondo ndetse n'abaririmbyi ba kera bashoboraga kuba baguhereza amashusho atameze neza, ariko wibaza ati se abo bantu baracyabaho? Ese uyu muco runaka numvaga wa kera waba ugihari? Bamwe rero mu ba kera bari bahari tuzajya tubasha kubabazanira hano kuri ino TV yacu Kwanda TV, mubakurikirane badusangiza amateka yarenze igihugu. Hanyuma rero na bamwe mu bantu b'abahanzi, abasizi bafite ibihangano byabo ntabwo bigomba kuzimira. Hari abantu bibaza bati se ba bantu baririmbye indirimbo za kera baracyabaho? Ese batuye hehe, baherereye hehe? Rero tuzajya tugerageza tubabazanire hano hafi yacu, tugaragaze amashusho yabo, amasura yabo, tubamenye abagihari. Mujye mudufasha rero, muze tubashyigikire kuko nabo baracyahari. Hari bamwe baba bifuza kumenyekanisha n'ibihangano byabo by'aka kanya bya buri munsi, kuko urabizi injyana cyangwa se impano ntizima, baracyandika, baracyari aho ngaho, barategereje ngo tubegereze n'abanyarwanda bongere kubabona. By'umwihariko rero njyewe, wowe rubyiruko dutuye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, harimo bamwe batari hano mu Rwanda bahanze ibyo bihangano. Dushobora no gukoresha umuyoboro ndangururamajwi ari we bita telefone, tukaba twavugana, nyuma wazaza no mu Rwanda wabona uko ubishoboye ukaza ukadusangiza. Rero ni ahacu, dusigasire umuco nyarwanda, bitugora ariko tubigereho, tuwubike, n'amahanga buryo ajyaza arebe ibyo twagezeho, arebe aho twaturutse, aho twakomotse. Ese imbyino, indirimbo zacu gakondo bimeze bite? Dufashe wohereze mugenzi wawe, nawe yohereze undi ino channel cyangwa se ino televiziyo, kugira ngo irebwe n'abantu benshi. Dufatikanye umuco wacu ntukazime. Tudatinze rero, uyu munsi tugiye gutangirana n'itsinda mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni bande y'abanyamuzika. Bagiye kutunyurizaho baturirimbira indirimbo za kera zakunzwe n'abantu benshi. Hanyuma reka mbakire. Mbere yuko mbakira rero, ndagira ngo mbararikire yuko tuzagiye tubagezaho bimwe mu biganiro ndangamuco n'amateka yaranze u Rwanda rwacu. Hanyuma tuzajya twifashisha bamwe mu bantu bakuru b'intiti basobanukiwe umuco wacu, bawuzi pe. Tuzajya tuganira ibintu bigende neza cyane, dutarame burinde buke. Hanyuma nanone ku rundi ruhande tuzajya tuzana abantu baririmba indirimbo batandukanye za kera za gakondo, tuzajya tunyurwa. Nta kindi rero ugomba kudufasha usibye kubisangiza urubyiruko, kubisangiza bagenzi bawe, waba uri umuntu mukuru, waba uri mutoya, bisangize abanyarwanda muri rusange, babirebe, babikunde, kandi mujye mwihangana, munyarukire no hasi mutange icyo bita comment mu rurimi rw'amahanga, kugira abantu benshi tujyanirane hano hasi nyuma ya video uko twamaze kuyisohora. Murakoze cyane, murakarama.